yararyamye bucya mu gitondo ubuzima bwe bwarangiye. Icyakora ngo yararyamye yumva umwuka urimo uragenda ushira ugabanuka, aratabaza, nuko niko ubuzima bwe bwarangiye. Uyu ni Akarabo Divine, umukobwa benshi wabaciye ururondogoro kubera uburyo yapfuyemo, umuntu utarwaye, umuntu wari wirwanye n'abantu ariko bikarangira apfuye mu buryo butunguranye. Iki nicyo bita za mpfu zitunguranye. Twagiye tuvugaho yuko mu mpera z'umwaka haba hari ibitero bikomeye cyane bidasanzwe bikorwa n'imyuka mibi ya Satani igambiriye kwiba abantu kugira ngo bapfe batunguwe, kandi akenshi iyo batunguwe hari igihe umuntu ushobora gusanga hari ukuntu aba yatanye gato bakamwiba rwose bakamujyana akagenda atyo. Akenshi wacunga nawe ukaba wagenda urimbutse. Hari n'abo biba ari ukubiba imyaka yabo, ari ukubiba igihe cyabo cyo kuba uzabaho, bakamujyana gutyo. Ni umukobwa rero witwa Akarabo Divine ariko benshi bita Gafifi. Rero ni ibintu bikomeye, bisa yuko dusenga tukishyira mu maboko y'Imana. Kandi mwene data najya nkubwire ngo nujya kuryama jya ugerageza usenge pe, ugerageza usenge, wishime, ukore ibintu byose usenge, kuko iki gihe hari kuba ibintu biteye ubwoba. Izi mpera z'umwaka ni ibintu bidasanzwe. Rero ni umukobwa wavutse tariki 29 z'ukwezi kwa 10 mwaka wa 2000. Yari akiri muto cyane rwose, ku myaka 24 yari afite. Yari akiri muto rwose, urabona ko ari umukobwa wari ukiri mu nzira zo gutera imbere. Ubwo rero bamwe bati urukundo rwawe ruzakomeza kuba ari umucyo mu nzira yacu, kandi ntabwo tuzakwibagirwa amagambo nk'ayo ngayo. Reka rero tumwifurize iruhuko ridashira kandi twihanganisha umuryango. Uyu mukobwa rero amwe mu mateka ye nuko uyu mukobwa yakoraga mu kigo cyitwa Rich Tech niho yakoraga, printing house akaba ariho yakoraga. Ubwo rero yari afite lisanse yabonye mu mwaka wa 2023 mu ikoranabuhanga ayivanye muri University ya Kigali. Ubwo rero yabaga muri Kigali akaba ariho akorera, ariko akorera muri Rich Tech nka manager. Ubwo rero yari mbese nka expert cyangwa se nk'umutekinisiye ariko mukuru, mbese w'inzobere muri Rich Tech niho yakoraga. Ubwo rero bakagaragaza yuko yazanye impinduka muri uyu murimo, muri aka kazi, muri iki kigo. Ubwo rero akaba yarakoze muri Rich Tech nka expert, noneho akaba yarabanye nabo neza, kandi ku mpamyabushobozi yavanye muri Kigali University yabagiriye umumaro mwinshi cyane. Ubwo rero mu mwaka yinjiye muri aka kazi mu mwaka wa 2020 kugeza 2022 yakoraga nka customer service and sales manager muri ahanga muri Rich Tech. Ubwo yarashinzwe mbese serivisi zo kwakira abakiriya no kureba uko ubucuruzi bugenda aha hantu. Ubwo rero kuva 2022 kugeza 2024 yari quoting coordinator, cyangwa se ubwo ni nk'ugenzura ese serivisi zatanzwe zagenze zite, mbese niyo role bari bamuhaye. Ubwo rero kuva 2024 itangiye baramuzamuye
aba team manager ahangaha muri Rigitech, agakora nka expert cyangwa se nk'inararibonye akurikije n'ubumenyi yari afite aha hantu. Ni ikintu gikomeye cyane, yari umuntu w'ingirakamaro. Urabona ko yari umukobwa w'ikoranabuhanga rwose, waruzi ibintu yakoraga akabikora neza cyane. Rero ndashaka kubwira ngo nshuti yanjye, wowe ubuzima urimo, imikorere urimo, ugerageze ubane n'Imana, uyubahe, uyikorere, nayo izaguhemba. Ariko mu by'ukuri ugerageze rwose ushake uko wunga ubumwe na Yesu, kuko Kristo yaritanze ku musaraba. Aravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura. Aravuga ngo mwemere kunyigiraho ko ndi umugwaneza kandi noroheje umutima. Uko biri kose, nk'umuntu ukurikiye iki kiganiro, najya nkubwire ngo utere intambwe yo kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza. Aza kugirira neza kandi ubugingo bwawe azabugirira neza rwose pe. Uzabona amahoro, uzagira umugisha, kandi mu ntambara zose uzarwana azakubera ingabo igukingira. Imana yabwiye Aburahamu, arabwira ngo yewe Aburahamu witinya, kuko ari jye ngabo igukingira. Ndashaka kuvuga ngo muri ibi byose, nubwo ibi byabaye, Satani njya mbibabwira kuvuga ngo ikuzimu bapanze umugambi mubisha wo kwiba abantu, kandi bakabikora bagambiriye kubabaza abantu. Uyu mukobwa Divine Akarabo apfuye, ariko papa we nawe amaze imyaka 6 apfuye. Urumva nk'umubyeyi wari ufite uyu mwana n'urwego uyu mwana yakoragamo, yari ingirakamaro. Ntekereza ko umushahara we yabonaga, uko yakoraga, n'ibyo yitagaho muri famiye, byari ingirakamaro ku muryango rwose. Papa waragiye, umwana nawe agiye hakiri kare, ariko nta muntu umurwaje. Urumva ngo ni umwuka wo kwiba abantu, ku buryo umuntu akagenda mbese bya kijura. Yararyamye, makuru twabonye nuko ngo yaryamye, ngo yumva umwuka muragenda ubura. Muri uko kugenda umwuka ubura, nta wundi burwayi yari afite, nta kindi kintu. Ahamagara abaza kumutabara, bahageze bamujyana kwa muganga, umukobwa apfa atyo. Apfuye ku itariki 7, icyakora ntibaramushyingura. Ubwo rero ni ikintu gikomeye cyane, kibabaje, ariko kibabaje cyane. Ariko nashaka kukwibutsa mu nkuru zose umu kubona zivuga abantu bamaze gutambuka. Ejo nababwiye ukuntu muri quartier hari ahantu nabonye abantu bapfiye rimwe ari 4 mu mago rwose yegeranye, ibintu bikomeye. Rero mu mpera z'umwaka hakorwa ibintu byinshi, hategurwa ibintu byinshi, kandi rwose mube maso. Hari imigambi myinshi ya Satani yo kwiba abantu, ikabatwara mu buryo bw'amanzaganya, mbese mu buryo butunguranye, bwa bundi mbese umuntu wese agira ngo abona ari nk'inkuba imukubise, ku buryo kugira ngo bikwirwe mu mutwe kiba ari ikintu kitoroshye. Ariko muri iyo migambi yose, Kristo akavuga ngo ndaza vuba nzanye ingororano, kugira ngo ngorore umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ubwo rero mu byo ukora byose, ube maso, kandi uharanire kwera no gukiranuka mu byo ukora byose. Mwene data, nagira ngo nkubwire ngo ubuzima urimo gucamo bwe gutuma ukora nabi, bwe gutuma wangana n'umuryango, bwe gutuma ufata ibyemezo bitagakwiriye, kubera yuko turi mu buzima ariko bumeze nk'uburabyo burabya iyi munsi. Iyo indabyo uzibonye zisa neza, zarabije, zabumbuye,
rwose ubona nta kiza nkazo. Ariko iyo izuba ryatse, kuko nimba bwarabije mu gitondo bugeza nimugoroba rwose bwatangiye guhonga, ejo rwose butakaza energy, bukagenda butangira kugenda buhunguka kuko bwageze igihe nyine cyo kurangira. Nako ubuzima bumera. Ariko imyaka Imana iduhaye, kuko ijambo ry'Imana avuga ngo umuntu warabyawe n'umugore, niyo wabyanditse, aravuga ngo umuntu wabyawe n'umugore ngarama igihe gito, ukane nacyo cyuzuyemo imibabaro. Ndashaka kuvuga ku ijambo rivuga ngo arama igihe gito. Ijambo rero kurama igihe gito ni nk'iki ngiki. Rero mu gihe dufite, mu gihe tukiriho, dukore ibyo dukwiye gukora, yaba ku bana bacu, yaba ku bafasha bacu, yaba kuri bakuru bacu na barumuna bacu, ku babyeyi bacu, ku bavandimwe n'inshuti. Icyo ukwiye kubamarira ugikorana umwete, kuko nicyo nyine ubereyeho, kandi ubikore ubikunze, kuko iyo ukora ibintu bikunze bigira umumaro. Kuko hariho n'uwavuze ngo niyo unatetse ibiryo ukabitekera abantu udakunda, cyangwa ukabiteka udashaka, wumva utabyishimiye, inshuro nyinshi biranabiha. Rero n'ibikorwa ukoze nabyo bigira umumaro cyane. Niyo mpamvu rero abantu yagiye afasha akabikorana urukundo. Uyu mukobwa bari kuvuga ngo urukundo yaberetse ruzababera nk'urumuri ruzakomeza kubamurikira mu buzima. Rero nakwifuriza kugira amahoro, nkakwifuriza kugira amahirwe, nkakwifuriza gukomera, ariko wibuka ko turi abagenzi, ukarushaho kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza, kuko azakugirira neza kandi ukabona amahoro n'umugisha atanga. Ndagira ngo rero twifurize inshuti z'uyu mukobwa wamaze guhita, wagiye ubwo nyine naho mu gitondo cy'umuzuko, mu gihe tuzaba tugiye kureba ese umuntu yakoze iki mbere y'uko ahita, kugira ngo tumenye ngo uyu muntu mbese yagiye yarizeye Kristo umwami n'umukiza, kugira ngo tuzamenye uko tuzahura na Yesu. Imana ibaha umugisha. Mwari kumwe na Apostle TV Official. Yesu Kristo abarinda bakomeze. Mu ijuru rya Ndayishimiye Alphonse turabakunda cyane. Shalom, shalom.